Abayisilamu basangirangendo bavandimwe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri ibi bihe isi yose muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko byugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, turabasaba ko mwakurikiza ubutumwa kandi mukabushyira mu bikorwa. Umuntu wese niyumva afite ibimenyetso bikurikira, no kuvuga guhinda umuriro, umunaniro ukabije, gukorora, kubabara mu muhogo, kugira ibicurane, kugira umusonga, guhumeka nabi, cyangwa mukagira undi muntu mubona ubifite, muzihute gukora ibi bikurikira. Kuba afite telefone, hamagara kuri nimero itishyurwa 114 cyangwa wohereza ubutumwa kuri nimero ya WhatsApp 0788202080. Niba nta telefone ufite, menyesha inzego z'ubuyobozi zikwegereye usaba gutabariza. Zirikana kwambara agapfukamunwa buri gihe cyose. Kwirinda kuramukanya mukorana mu biganza cyangwa muhoberana. Kwirinda kwegera abandi igihe cyose warwaye ibicurane, inkorora cyangwa ufite umuriro mwinshi. Irinde kwikora ku maso, ku mazuru no ku munwa igihe cyose utakarabye intoki. Ku babyeyi turabasaba gushishikariza abana bacu ndetse n'imiryango yacu muri rusange gukomeza gukurikiza izi nama tubahaye. Ijambo ry'Imana dusanga muri Qur'ani, Allah aratubwira ngo wala tulqu bi aydikum ila tahluka, onyamuneka muramenye ntimuzashyireho zanyu byazigirira nabi. Ubwo rero dukurikiza izo nama Imana itugirire, mugire amahoro y'Imana n'imigisha byayo.